ijambo ry'umunsi, umutekano w'iteka ryose. Ugomba kubyizera neza. Kugira ngo usobanukirwe, soma muri Yohana igice cya 10 guhera ku murongo wa 27 kugeza ku wa 30. Tumara igihe kinini cy'ubuzima bwacu dukeneye ibintu bigaragara inyuma nk'inzu, imodoka, ibiryo ndetse n'ubutunzi bwinshi cyane. Ibi byose kuko nibyo birakenewe, ariko kandi hari ikintu kimwe tutajya twitaho kandi twakabaye twitaho cyane kurenza byose. Imana ikeneye yuko tuyizera cyane ndetse tukabona yuko idufitiye impuhwe zikomeye cyane. Imana iduha icyizere gikomeye kwa zaza hacu hiteka. Ni henshi yabivuze, ariko reka muri aka kanya tubirebere mu buryo butatu bw'ingenzi. Uburyo bwa mbere, Yesu yaduhaye isezerano ryihariye kandi ntabwo ajya yivuguruza na gato. Ntabwo ajya atanga amasezerano azi yuko atazasohoza. Gutekereza gukora igikorwa kizadutandukanya n'Imana ni ukugira Imana umubeshyi. Ibi ngibi rero bikaba byagatumye twizera umutekano w'iteka ryose. Icya kabiri, ikiganza cya Yesu gikoreshwa mu ijambo ry'Imana ni nk'ikimenyetso cy'imbaraga ze zikomeye cyane. Mu gihe twizeye Yesu nk'umukiza wacu, nta kintu na kimwe cyadutandukanya nawe. Niba Satani yadutandukanya na Yesu akoresheje ibyo yita ko dukunda, ahangaha yabarusha Imana imbaraga. Ibyo ngibyo kandi nyamara turabizi neza yuko atari byo. Imana ni umwihariko mu kugira imbaraga, kuko nta kintu na kimwe ku isi ndetse n'ahandi hose kizigera kibaho cyabayeho kizigera kirusha Imana imbaraga. Ikintu cya gatatu, Yesu ni umuvugizi wacu kuri Data kandi ahora dushakira ibyiza gusa. Kugira ngo nabino byumve, soma mu Baheburayo igice cya 7 guhera ku murongo wa 25. Urabona ko avuga ko Yesu ahora tuvuganira iteka ryose kubera yuko afite ububasha bwo kuganira n'Imana Data. Mu magambo yacu ahangaho ukaba ushobora kuvuga ko Yesu ari nk'icyegera cyangwa se umujyanama w'Imana. Aha rero akaba ahora yibutsa Data yuko ibyaha byacu byishyuwe kandi by'iteka ryose. Imana binyuze muri Kristo ntabwo yaduhaye gucungurwa gusa, ahubwo yaduhaye gucungurwa by'iteka ryose. Ntabwo tugomba kubikekeranya, kubishidikanya cyangwa se ngo tubitindeho, kuko rwose twaracunguwe by'iteka ryose. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.